turebe rero, Irani imaze imyaka 5,000 yarananiye zamatse ibihugu zose, amashyanga yose yaragerageje, imyaka ibaye 5,000 barananiwe. Ni ukubera iki byananiranye kugira ngo basenye Irani? Ese wari uzi ko ibintu byose bakubwira ku byerekeye imbaraga za gisirikare, intwaro, kirimbuzi byose ni ibinyoma? Katurebe rero ibyo twabwiwe ku ntambara, ku mbaraga, abanzi bakomeye cyangwa se intwaro za kirimbuzi, ibintu byose twabwiwe ngo byo kurimbura umwanzi, kuri Irani ntago ari kubikora. Amateka tubwira ko iyo uramutse utuye igihugu hasi ukagisandaza ukagisenya neza, byanze bikunze kirabura. Ariko reka turebe uko Irani yabashije gukemura kino kibazo, ahubwo ikaba igihanga gikomeye cyane. Mbere rero yo kwinjira ku mayeri Irani ikoresha kugira ngo ibe igihagaze nyuma y'imyaka 5,000 yatsinze amahanga yose, kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi mukomeje kwandikisha nk'abashimiye, nawe utarandikisha subscribe kugira ngo ibintu bigere kugeraho igihe nakubwira nti ukande aho like kugira ngo utabyirana ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Ibintu rero Irani wabonye byabaye ku Babylon, yarabasenye, Abahiti, za Syria, ibyo bintu byose byagiye nk'amahembe y'ikiye kagasimba ko mu rugo, ariko Irani yo yanze kugenda. Kubera iki? Reka turebe rero uko babishoboye n'igitumye Irani gihagaze ifite ingufu n'uyu munsi. Kandi noneho ibihugu byose bikomeye byagerageje kwataka Irani, byose nubwo byagaragara ko byatsinze, ariko nyuma byaje gusenyuka, byose birabura, birazimira burundu. Irani kabyihagaze, byagenze gute? Turebe rero impamvu Irani kiriya gihugu cyanze gusibwa ku ikarita burundu, byatewe n'iki? Hashize imyaka 1000 ibihugu by'ibihangange byose bikomeye, harimo uriya Alexander bita ngo ni the Great, harimo Abaroma, harimo Abarabu, harimo Abamongol, bose bagerageje gusenya Irani birananirana. Ariko byagenze gute? Byatewe n'iki? Batwitse imijyi, bica abaturage, basenya igihugu cyose, bagishyira hasi, bazi ngo igihugu kirarangiye. Ariko Irani yakoze ibintu bidashoboka kuba n'uyu munsi kiriho. Ese wari uzi ko Irani ariyo yahimbye uriya mukino wa esheke? Benshi bakavuga bati ntago utera igihugu cyahimbye umukino wa esheke, ariko ibaze igihugu cyahimbye umukino wa esheke wagitera ute? Reka turebe rero, ibyo bihugu byose nubwo byateraga Irani bikayitwika, bikayizahaza, bikica abaturage, bikagira gute byose, ariko Irani yamye ihagaze. Noneho ahubwo bigaragara no kuba bayitsinze, niko bibwiraga, kuko bose bazaga bayisuzuguye. Ahubwo se byagendaga gute nyuma? Ahubwo nyuma byarangiraga bose nabo babaye abanya Irani, wa muco wa Irani ukabamira bunguri. Reka turebe rero intwaro kirimbuzi ya Irani ni iyihe? Intwaro kirimbuzi ya Irani ntago ari imbunda, ntago ari bitwaro kirimbuzi bindi, ahubwo ni igitekerezo, ideology. Irani rero intwaro yayo kirimbuzi ntago yari inkota cyangwa ingabo, ahubwo ibitekerezo. Ibitekerezo rero iyo byose biri hamwe, bafashe igitekerezo baragikora, bagishyira hamwe, noneho bakora systeme y'imyumvire. Imyumvire iyo bitaga Zoroastrianism ni imyumvire bafashe bayishyira hamwe, bavuga ko ubuzima buba neza iyo ikiza urumuri ruganje kibi umwijima. Icyo ni igitekerezo bagenderaho muri Irani. Iyo ikiza rwa rumuri ruganje kibi ari umwijima, nicyo gitekerezo bagendeyeho. Noneho ibi byatumye abaturage bibona nk'abarwanira ingabo zirwanira ukuri. Urumva, bafashe igitekerezo cy'uko ukuri kugomba kurwanya kandi kukaganza ikinyoma, urumuri ruganza umwijima, noneho babihinduramo intwaro yabo kirimbuzi yo kurwanya ikibi, mbese kurwanira ukuri. Ubwo rero niko bose baje hamwe, baza hamwe, noneho bakora icyo bita impinduramatwara. Kandi ikindi bongeyeho ni iki? Mu gihe isi yose yari izi ko igihe nyine kirizunguruka, igihe kizunguruka, bo babonye ko bavumbuye ko igihe ari umurongo ugororotse, gifite intangiriro kikagira n'iherezo. Mbere rero byumvaga ko ibintu ngo byisubiramo igihe ari zunguruka. Nyuma rero
Iran rero bita abaperisi baje kuvumbura ko igihe gifite intangiriro kikagira hagati kikagira n'iherezo, kandi ko byanze bikunze umuntu azacirwa urubanza. Ibi rero nibyo byatumye bariya bita abayahudi baza, abagatolika, amadini y'abakristo baraza, abayisilamu baraza, bose bahereye ku myumvire Iran yashyizeho. Akaba ariyo mpamvu rero bashaka kubasenya kugira ngo ibi bintu abantu bibe mu bantu ntibazongere kumenya ko byabayeho. Hano rero uri kuvuga uti Iran uyu munsi ihagaze ite, yifashe ite? Reba rero ibiranga ubutegetsi bw'igihangange. Hariho umwami wabo Cyrus witwa Kuro, wabaye igihangange cyane, niwe wazanye igitekerezo cyo kubaka ubwami bukomeye bwa Iran, icyo gihe yitwaga Persi. Rero uko byagenze, ntabwo yayoboye akoresheje ubwoba. Burya umuntu wose uyobora akoresheje ubwoba, uwo muntu ntabwo yize amateka. Ahubwo mvuga ukuntu Cyrus we Kuro yayoboye, yarabanje aha agaciro imico yose, amadini arayemerera, noneho imico yose gakondo nayo arayihorera. Noneho ibi byatumye abantu batamwemera gusa cyangwa bamwumvire, ahubwo bumvaga bashaka kuyoborwa nawe. Ibi rero nibyo byatumye afata imyumvire n'imitima y'abantu bose arayigarurira kandi atarwanye. Kurwana ntabwo byari ibye, we yatsinze atarwanye. Gutsinda intambara utarwanye, urabyumva? Icyo gihe rero abagereki barabateye, noneho bibwiye ko batsinda. Ariko Iran abaperisi bakoze iki? Bafashe gutya igice cya Athene na Sparta, bigira gute? Bituma batana mu minwe, bacikamo ibice bibiri. Bacitsemo ibice bibiri rero, ni uko nguko abagereki basandaye, kandi byagaragara yuko batsinze abaperisi. Byagaragaye ko abaperisi aribo Iran. Icyo udashobora gufatisha imbaraga za kirimbuzi, ushobora kugifatisha andi mayeri y'ubwenge bukomeye cyane. Nubwo byagaragara ko babaga batsinzwe, baratsinze. Alexander the Great, muri Alexander, intambara yabateje byagaragaye ko yatsinze abaperisi, bigaragara neza ko yabatsinze. Ariko nubwo yagize gutya agatwika umurwa mukuru wabo w'abaperisi, ibi byabaye nyuma. Ahubwo yaje kwisanga nawe yarabaye nk'umuperisi, yambaraga imyenda yabo, afata imico yabo, akayobora nkabo, batangiye gushyingiranwa nabo, abakobwa bo mu bwami bwa hariya b'abagereki n'ibindi bihugu byaho ngaho bakajya baza gushyingiranwa n'abaperisi, bambara imyenda yabo. Urumva imico n'imigenzo nuko bayobora, bajya kwigira mu baperisi uko bayobora. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu umwigiyeho ibintu byose akora nawe ukamwigana, buri munsi ye. Ibyo rero byagumye bibaho, bisubiramo. Abarabu bibuko nguko, abamongoli bibuko nguko, za Turikiya bibuko nguko. Abantu bose bashaka gutera Iran abaperisi, bose biganaga uko abaperisi bayobora, bakigana imico y'abaperisi, bakigana mbese imigenzo n'imigirire y'abaperisi. Nuko ngo byagenze. Iran yarabihoreraga, ariko ikongera guprograma imyumvire yabo. Ni ukuvuga ngo iyo babaga ngo bazi ngo barayisenye, ahubwo yo yarabihoreraga bakagenda, bamara kuvuga ngo baratsinze wa muco n'imitekerereze ya Iran ikabahindura. Gutsindwa ku bwami, cyangwa se iyo ushaka kudatsindwa ku bwami, ugomba kuba wizeye ko abantu imyumvire barimo wikontorora. Abarabu rero bamaze gufata Persi, abaperisi bataye ingufu za politiki. Nuko nguko Isilamu yaje, nuko bahindutse abasilamu. Urabyibuka hari hafi muri ya myaka ya 300 nyuma y'izuka rya Kristo nibwo bagiye baza amayisilamu, niko yatangiye arwana ahindura abantu ku ngufu. Abarabu nuko nguko bayoboye karahava, ariko barayobora karahava, ariko nyuma dore ukuntu byagenze kugira ngo abaperisi babigarure, babiganzure, bikoreshejwe imitegekere, siyanse, filozofi n'ubundi bugeni n'ubugenge
n'imico n'ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Noneho isilamu nubwo yaje noneho bakayifata bakayibashyira ku ngufu abayirani ariyo ya Perisi, nyuma imitekerereze ya Perisi niyo yaje kuganza, iraganza karava. Nubwo batakaje ubutegetsi bw'icyo gihe, ariko abanyabwenge ncabwenge z'ibyo bihugu bindi byose bikomeye byabaga byabafashe bayobokaga imigirire n'imigenzo n'imiyoborere n'imyumvire y'abaperisi. Reba rero virusi babateye n'igihe ni iyihe y'imyumvire? Abantu baza kubatera bagaragara ko bakomeye cyane, ariko bikabatwara igihe kirekire. Uko byabatwaraga igihe kirekire ngo bajye kurwana n'abaperisi, muri icyo gihe kirekire niko bahindukaga nkabo, imico y'abaperisi bakayifata. N'abamongoli nabo bari bakomeye cyane, rero ukuntu byagenze baje guhinduka abasilamu, bavuga igiperisi igifarisi, noneho ahubwo batangira no kwigana kubaka inyubako zimeze nk'iz'abaperisi. Urumva? Ni ukuvuga ngo ibintu ntago byari ukurokoka gusa, ahubwo hano ni ubuhangange bukomeye bwa Perisi ariyo Irani, hadakoreshejwe ingufu za gisirikare. Imitekerereze, urumva ideology, ni ukuvuga ngo burya iyo uhutaza abantu ukabakubita ukabatera ubwoba bayoboye, nta muyobozi ukurimo, kuko urumva ukuntu kura yabigenjeje, yarabaretse barisanzura. Ejo bundi narabitekerezaga ndavuga nti abantu bose buriya kugira ngo bayobore neza urabareka ukabaha rugari, ukaba ufite ingufu, noneho we igitekerezo cyawe aricyo kibayoboye utabahutaje. Rero ukuntu byagenze rero, baje guhinduka gute kuva kuri Perisi kugera kuri Irani? Mu 1935 Reza Shah niwe wayoboraga Irani icyo gihe, yaravuze ati reka turebe, yabwiye isi yose ko mugomba kureka kutubwira ko turi Perisi, ahubwo mutwite Irani. Kubera iki? Perisi ngo byavugaga ko ari igihugu kimeze nk'aho cyoroshye, kiriwe kidafite intege, barabasuzuguraga. Ariko ngo Irani bivuze imbaraga, bivuze irangamuntu, bifite ibintu by'inkomoko ikomeye cyane. Aha rero babigenje gute? Barebye baravuga bati badufata nk'abantu b'abanyantege nke, reka twongere twiyuburure, tuzane izina rishyashya, none byongere dusubize imbaraga. Nuko rero basubiranye imbaraga. Reba rero uyu munsi iyo urebye Irani ntambara, ukareba ibibazo bihari, ukareba za politike, ubona ko bafite imbaraga. Ariko iyo wumvishe Perisi wumva nyine ubwiza, ibintu byabo bya kera, kuva ko ari amateka yagiye yaheze. Nibwo rero bahise bakora undi muvuno wo kuzana izina rishya. Urabyumva? Abantu bafite imyumvire nk'ingiyi sinzi ko u Rwanda nabo ngo bashobore. Hano rero ni intambara yuburiwe n'imyumvire. Ba Amerika rero, ba Trump n'abari abantu bose baribeshye, baravuga bati genda dute tubamara, nkuko ibyo bihugu bindi byose byaravuga biti tugiye kugenda dute tukarangiza mu minota 3, ariko urabona urukuta bagiye bahura narwo. Reba isomo Irani igomba kwigisha amahanga yose. Gutsinda intambara ntabwo bikubwira kuba igihangange, ahubwo no gutsindwa intambara ntibivuze ko utsinzwe burundu. Iyo uzi ubwenge, ya myumvire yawe ikaba iri imbere, byanze bikunze iraganza. Reba rero bo barwaniraga irangamuntu yabo, abari bo, umuco wabo, kandi noneho no guhindura imyumvire y'umwanzi, ku buryo umwanzi wa nibwo yagutsinda ku rugamba, imyumvire izamuhindura. Abantu ntabandi bantu babikoze, birakomeye cyane. Hano rero baragiye biga ukuntu ngo batsindwe urugamba. Ibaze kwiga uko utsindwa urugamba kugira ngo utsinde umwanzi wawe kandi no buziraherezo. Ngo kwiga ukamenya neza, ugasobanukirwa neza uko utsindwa urugamba kugira ngo utsinde umwanzi wawe ubuziraherezo. Abantu warwana nabo gute? Katurebe rero Abanya-Irani aribo bahoze ari abaperisi ntago barwanye n'amateka, ahubwo bongeye kwandika imyumvire y'abantu bagerageje kubasiba ku ikarita y'isi. Urumva rero nuko byagenze, numvise impamvu Irani ikomeye yananiye ibihugu byose imyaka ibaye 5,000 za Amerika, nazo Irani ikabibahagamye nkuko nabikubwiye, urabyibuka neza. Ubu twabanye rero, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, ntubyihererane,
maze namwe mutangiye kuza mwiyandikisha benshi cyane nkambashimiye, namwe mumaze iminsi mwiyandikishije ndabashimiye, nawe utariyandikisha wiyandikishe kugira ngo ubutumwa bujye bukugeraho igihe kandi uhindura imyumvire yawe. nakubwira nti subscribe, ubundi usharing, ukandeho like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi bakeneye kumva kuri bave mu byo babeshywe na za matsibugo. nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.